Muraho neza abakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gusohoka ikizame kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese no kubera iki tuba tuje gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizame kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byo nka kino kizame kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ugerweho ukore rimwe uhita utsinda ikintu ubusabwa, no kubonera ku gihe kino kizame kiba kimaze gukorwa. Kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe, mbere yuko ureba ino video ujyaho hasi hasa umukara ndetse ngo subscribe ukakanda. Iyo umaze kwakanda ikintu cyose nshyizeho aba ari icyagufasha ko wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo ngenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Rero kanda subscribe mbere yuko ureba ino video, ukeneye kuzakora rimwe ugahita utsinda. Ushaka code twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 078 935 16 katubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tukabigufashamo aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri hafi bitagukunda ngo uze twigane mu shuri, cyangwa se uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online, aho uduha amasaha ubona akunogeye ubonekaho ku munsi. Iyo ageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 078 935 16 ibi byose tubigufashemo. Ukeneye ko tukwigisha mudasobwa tubigufashamo. Ukeneye ko tuguhugura warigisha amategeko y'umuhanda mbere yuko ujya mu kizame ugakeneye ko tuguhugura umunsi umwe cyangwa 2, tubigufashamo. Ibyo byose uratwandikira cyangwa uduhamagara kuri 078 935 16 Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndizera ko wamaze gufata agakaramu, ndakeka ko wamaze kwanda subscribe hasi. Reka dutangiye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Bibusa ko ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizame. Ujye wibuka gukanda subscribe kugira ngo ikintu cyose kiza ujye tukibonera ku gihe. Ikibazo cya mbere cyabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese we turi gukosorana kino kizame, kino cyapa urabona gifitiye ishusho? Ese urabona ari impande 3? Ese urabona ari impande 4 cyangwa urabona ari uruziga? Gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ikibazo kiba gifite ibisubizo 4, ugahitamo kimwe cy'ukuri ukacyandika ku papuro kugira ngo uze kurabona turi buze kugira kuri 20. Araba ngo aho imihanda ihurira. Mbega inkomane y'aho umuhanda umwe urasukira iburyo. Seka ngo umuhanda udakomeza mu gihe kuri direct tuvuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ko watubwiye ngo nta giso cy'ukuri kirimo, icyakagombye kuba igisubizo cyanya cyo ni ikihe? Kino cyapa ubundi kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, kikaba gisobanura ngo ifungana ry'umuhanda. Ese mwa bino bisubizo 4 baduhaye hari ahantu uri kubona handitse ngo ifungana ry'umuhanda? Ntaho. Niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ariko niba baramuka bagiguhaye mu kizame urakora mu kanya noneho bakaba bashyizemo ngo ifungana ry'umuhanda, uhita uhitamo icyo ngicyo nicyo kiraba ari igisubizo cya nyacyo. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Murabizi tugira amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Sura ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe video nagukoreye amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, uramara kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ukeneye ko hari irindi somo nkwigisha, ubyandika muri comment ugakanda subscribe ukazahita uribonera ku gihe. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo amatara ndangambere na ndanganyuma y'imodoka zitarengeje 3 z'uburebure na 2 z'ubugari, habariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho, ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ayo matara arangwa n'amabara akurikira:
ese ayo matara arangwa n'ayahe mabara? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kurabona turi buze kugira kuri 20. Arangwa umweru cyangwa umuhondo imbere, mbega ngo umutuku cyangwa umuhondo inyuma. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri niba ari bwo bwa mbere dukosoranye ikizame. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri baba bashatse kuvuga ngo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaza kuba ari igiso cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Naho iyo bavuze ngo nta giso cy'ukuri kirimo baba bashatse kuvuga ngo A ntabwo ari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igiso cya nyacyo. None hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, ni umweru cyangwa umuhondo imbere, naho inyuma aba ari umutuku cyangwa umuhondo. Wari wahisemo A ni igiso cy'ukuri ariko nta manota baguha, wari wahisemo B ni igiso cy'ukuri ariko nta manota baguha, ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Mwibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Fata telefoni yawe utwandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 078 9 35 16 26, tugufashe ko na kode mu gihe gitoya aho waba hose mu gihugu. Bibutsa ko ukeneye kwiga nabwo tubigufashamo, aho uduha amasaha aboneka ku munsi akunogeye. Iyo ageze tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha mu buryo bwa online kandi ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandikiye cyangwa muduhamagare, ni kuri 078 9 35 16 26, tubigufashemo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wabona no matara ndangaburumbarare mu ntera ingana iki? Ara ngo metero 50 nibura, mbega ngo metero 100, sega ngo metero 150, mu gihe kuri D bari kutuvuga ngo metero 200 nibura. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iyo bavuze ngo nijoro igihe ijoro rikeye, ni ukuvuga ngo bishoboka ko ashobora kuba ari na saa sita z'ijoro ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo. Hari abantu benshi bashobora guhita bumva ngo buriya ngo bugiye gucya, ngo ni saa 11:45. Oya, ashobora kuba ari na saa sita z'ijoro ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo, babyita ko ari nijoro igihe ijuru rikeye. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni D, metero 200 nibura. Dukomeje n'ikibazo cya kane kirabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, ubugari bwayo bushobora kugera kuri metero 2 na santimetero 75, ariko iyo iyo mizigo ijyanwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho yapakiriwe, usibye mu nsisiro, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Kugera ku bihe bipimo bivuye kuri metero 2 na santimetero 75. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Araba ngo metero 4, mbega ngo metero 3 na santimetero 75, sega ngo metero 3, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Araba ngo metero 4, mbega ngo metero 3 na santimetero 50, sega ngo metero 3, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, biva kuri metero 2 na santimetero 75 bikagera kuri metero 3. Utari wahisemo C, nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya, ndizera ko urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, ni ingenzi gukanda subscribe hasi ukeneye kuzakora rimwe ugahita utsinda, kuko ikintu cyose cyagufasha kwajya mu kizamura ugakora rimwe ugahita utsinda nta handi wagisanga uretse kuri Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya gatanu kibaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho. Iyo wakoresheje ishusho y'icyapa no kubaza ese cya cyapa no ruziga, ese ni mpande 3, ese ni mpande enye. Kino cyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango byera cyangwa by'umweru bicishijemo umurongo utukura. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cya nyacyo. Arangwa iherezo ry'umuhanda urombejeho ibice byinshi, mbega ngo birabujijwe kunyura mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Mbibutsa ko umuhanda w'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo wamaze kuwinjiramo ntabwo ukata ngo usubire inyuma, ukomeza imbere mpaka uvuyemo.
seka ngo birabujijwe kunyuranaho, ari byo mwebwe mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni ukudepasa, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo birabujijwe guhagarara ku iteme. Hano urabona izo kuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ndakeka ko iso cyo wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika aho bapura. Iso kuri nta kindi ni A, iherezo ry'umuhanda uromberejeho ibice byinshi. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga cyangwa se biyobora. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe iyo video nagukoreye iteguye neza. Icyapa, ubusobanuro bwacyo n'ikibazo babazaho mu kizami. Ubonye utari kuyibona uranyandikira cyangwa ukampamagara nkayiguha mu gihe kitarenze iminota 2 kuko ngewe nkora online. Aho mumpamagare cyangwa munyandikire nzibahiza video mba ndi kubabwira nabakoreye z'amasomo mu gihe muri kona mutari guhita muzibona. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, ubwikorere ntarengwa ku ikamyo iyo ari yo yose ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Ni ukuvuga ngo ikamyo iyo ari yo yose ibaho ntishobora kurenza ibipimo bikurikira. Ara ngo ntishobora kurenza toni 10, mbega ngo ntishobora kurenza toni 16, sega ngo toni 24, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko igisozi cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Igisozi cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko bavuze ngo ubwikorere ntarengwa ku ikamyo iyo ari yo yose ngo ntibushobora kurenga toni 10, tuzi ko hari n'ikamyo ishobora gutwara toni 40. Niyo mpamvu hano nta gisozi cy'ukuri kirimo, kuko izi toni baduhaye ni nke. Tuzi ko hari amakamyo menshi yarenza buno buremere bari baduhaye. Mbibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe iba ingana n'ibiro 1000. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ni iki muri ibi wakwirinda mu gihe ushaka kunyuranaho? Ushaka kudepasa niko byitwa mu ndimi z'amahanga. Ese ni iki uba ushobora kwirinda? Ara ngo nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. Mbega ngo mu muhanda w'icyerekezo kimwe, umuhanda w'icyerekezo kimwe nawo gusobanuriye ni wa muhanda iyo wawinjiyemo ukomeza imbere mpaka uvuyemo ntabwo yabyemewe ko wahindura icyerekezo. Sega ngo aho tugomba kurenza ibirometero 30 mu isaha, ibintu bya kilometero runaka mu isaha nabyo ntuzabigireho ikibazo. Ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ugeze mu muhanda utaringaniye neza. Ese ni iki muri ibi wakwirinda mu gihe ushaka kunyuranaho? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano izo cyukuri nta kindi ni A, nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. Urabizi kunyuranaho mu ikona biteza ibyago. Kubera iki? Kubera ko hari intera runaka utari kurebamo imbere yawe, wenda hari ikindi kinyabiziga cyaje cyihuta, kubera ko ari mu kona ntabwo uri kukibona, mwise mugongana. Niyo mpamvu ugomba gutegereza kubona uburyo bwo kunyuranaho, ukirinda kunyuranaho mu ikona. Ndakeka ko waramuzitamo A, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ni iki wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo? Murabizi biriya bimenyetso bimurika bikoresha amatara 3 ariyo umuhondo, umutuku n'icyatsi. None usanzemo umuhondo, uri umuyobozi w'ikinyabiziga, ese ushobora gukora iki? Ese ushobora kwitwara ute? Ara ngo kongera umuvuduko, mbega ngo kubana umuvuduko wari uriho. Se ngo kwitegura guhagarara mu gihe kuri D tuvuga ngo fata feri cyane. Ushobora kwitwara ute? Ese ushobora gukora iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano izo cyukuri nta kindi ni se, kwitegura guhagarara. Kubera iki uritegura guhagarara? Bundi haka icyatsi mukagenda, hakaka umuhondo mukitegura guhagarara, kubera ko habagiye guhita haka umutuku uvuga ngo guhagarara, uhita uhagarara ugeze. Rero iyo hatse umuhondo witegura guhagarara. Ndakeka ko waramaze guhitamo se, ndizera ko waramaze kuyandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Ni ingenzi gukanda subscribe kugira ngo ujye uhita ubonera ku gihe kino kizame kiba kimaze gukorwa.
Ikibazo cya cyenda kikabaza ngo iyo banyuze iruhande rw'inkomyi abanyamaguru bagomba gukikira banyuze mu muhanda, abayobozi bagomba gusiga umwanya ufite ubugari bwa metero imwe nibura hagati yabo nayo y'iyo nkomyi. Iyo ibyo bidashoboka kubahirizwa kandi umunyamaguru akaba anyura hafi y'iyo nkomyi, umuyobozi agomba kuyikikira afite umuvuduko utarengeje ibipimo bikurikira. Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga ushobora gukikira iyo nkomyi utarengeje uwuhe muvuduko? A ngo kilometero 10 mu isaha, B ngo kilometero 20 mu isaha, C ngo kilometero 30 mu isaha, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igisozi cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisozi cy'ukuri kirimo. Mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu isaha, ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri, ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo guhagarara akanya gato no guhagarara akanya kanini bibujijwe cyane cyane aha hakurikira. Murabizi hari ikinyabiziga bitewe n'ukuntu gikoze kiba gishobora guhagarara ahantu umunsi wose, amanywa yose, ijoro ryose. Rero biba bibujijwe ko wahagarara akanya kanini aha hakurikira. Hehe? Ari ku mihanda y'icyerekezo kimwe hose, mbega mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. Sega ngo ku mihanda ibisikanirwamo iyo ubugari bw'umwanya w'ibinyabiziga ugomba gutuma ibisikana butagifite metero 12, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo ibisubizo byose nibyo. Ubwo A ikaba ari igisozi cy'ukuri ku mihanda y'icyerekezo kimwe hose, B ikaba ari igisozi cy'ukuri mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini, ndetse na C ikaba ari igisozi cya nyacyo ku mihanda ibisikanirwamo iyo ubugari bw'umwanya w'ibinyabiziga ugomba gutuma bibisikana bugifite metero 12. Aho ni kuri D, ko baba bavuze ngo ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tekereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igisozi cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni B, mu ruhande ruteganya n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. Utari wahisemo B, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba urose mu gihugu. Fata telefone yawe tubwire akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza, tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhite utsinda. Ukeneye kwiga tubigufashamo, haba mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe. Uri mu mujyi wa Kigali kwigana turi kumwe birakunda cyane. Ukeneye ko tukwigisha computer twandikire cyangwa duhamagare. Ukeneye ko tugugura warigishije, ukeneye kureba ko ibyo wize koko ariko biri, twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0788351626. Ibyo byose tubibafashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cya nyacyo ucyandike ku papuro. Araba ngo hoteli, B ngo ibitaro, C ngo hagenewe kugwa kajugujugu. Hagenewe kugwa kajugujugu, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B ibitaro na C ahagenewe kugwa kajugujugu ni ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Hano igisozi cy'ukuri rero nta kindi ni B ibitaro. Kino cyapa kiba kirimo ikirango cyaha, kiba gisobanuye ko ugiye kugera ku bitaro. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Ni ingenzi ko wajya kureba iriya video kugira ngo ibibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Murabizi ibyapa bakunda kubibaza haba mu buryo bw'amagambo cyangwa se mu buryo bw'amashusho. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwabo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko maze kureba ibi bikurikira. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze ahantu usanga umuhanda ubugari bwawo ntibwakwemerera kunyuranaho.
unyuranyeho wateza inkomyi. Uba ushobora kunyura mu kayira k'impande k'abanyamaguru, ariko umaze kureba kimwe mw'ibi baduhaye, ikihe ari umuvuduko w'abanyamaguru. Ese abanyamaguru bari kwirukanka cyangwa bari kugenda gahoro? Mbega ngo ubugari bw'umuhanda, ese umuhanda wacu urafunganye cyangwa se ni mugari? Se umubare w'abanyamaguru, ese hari abanyamaguru 2, 3, 5, 10? Mu gihe kuri bari kutuvuga ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ni ukubera ko nta na rimwe umuyobozi w'ikinyabiziga aba yemerewe kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru, gutwara ikinyabiziga mu nzira z'impande z'abanyamaguru. Ikintu cyose wareberaho ntabwo biba byemewe, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko usobanukiwe impamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ku byerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo, birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarurumuri uretse ibitegetswe, ariko ntibireba amatara akurikira. Ubundi biba bibujijwe gukora andi matara cyangwa utugarurumuri uretse ibi bikurikira, ariko ngo hari amatara abyemerewe. Ayahe matara? Arangwa amatara ndanga, aribyo mwita ngo ni ibinyoteri. Mbega ngo amatara ari imbere mu modoka. Sega ngo amatara ndangaburumbarare. Mu gihe kuri D bari kutuvuga ngo ibisubizo byose nibyo, ubwo A ikaba ari ikiso cy'ukuri, B ikaba ari ikiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari ikiso cya nyacyo. Hano urabona ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza. Ndakeka ko wamaze kugihitamo ikiso cy'ukuri, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano ikiso cy'ukuri nta kindi ni B, amatara ari imbere mu modoka uba wayahindura uko ushaka. Birabujijwe gukora andi matara, ariko ari imbere mu modoka ho uba wayagira uko ushaka, kubera ko hari imodoka ujyamo ugasanga harimo ay'umutuku, hari iyo ujyamo ugasanga harimo ay'umuhondo, kubera yo ntibitegetswe, uyu uba wayagira uko ushaka. Ndakeka ko waramaze utamo B, ndizera ko waramaze kwandika ku gapapuro. Tari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iyo mu muhanda hashushanyijwemo umurongo wera ucagaguye ntugomba. Ese uriya murongo urombereje hagati mu muhanda ko tuzi ko hari igihe uba udacagaguye cyangwa se ukaba ucagaguye? Iyo ucagaguye uri umuyobozi w'ikinyabiziga ntugomba gukora iki? Ara ngo ntugomba kujya mu kindi gice cy'umuhanda. Mbega ngo ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Se ngo ugomba guhagarika ikinyabiziga mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ikiso cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Rero hano ndakeka ko ikiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko ikiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano ikiso cy'ukuri nta kindi ni B, ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Uriya murongo urombereje hagati mu muhanda wera, iyo ucagaguye ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Biba ngombwa ryari? Mu gihe ushaka gukatira ibumoso, mu gihe ushaka guhindura icyerekezo, cyangwa mu gihe ushaka kunyuranaho. Ndakeka ko waramaze gutamo B, ndizera ko waramaze kwandika ku gapapuro. Tari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Gifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'umweru n'ubuso bw'umuhondo. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Aranga uburenganzira bwo gutambuka mbere. Mbega ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye. Se ngo ibyago imbere mu masangano y'umuhanda ukwegereye. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A uburenganzira bwo gutambuka mbere, na B uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye ni ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Hano urabona ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko ikiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano ikiso cy'ukuri nta kindi ni A, uburenganzira bwo gutambuka mbere. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Iyo ukibonye imbere yawe ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere. Ikindi kintu ngomba kukubwira ku bibazo byerekeye ku byapa, nta gihe bazavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri ngo icyo kiba ari igisubizo cya nyacyo. Oya,
haba harimo igisubizo kimwe cyangwa se ntikibe kirimo, cyangwa ngo ubone ahantu bavuze ngo ibisubizo byose nibyo ku cyapa, oya nabyo ntibibaho. Rero bagomba kubigisha tugakosora kino kizamini no kukwigisha kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhite utsinda utuntu nk'utwo tw'ubwenge n'ahandi wadukura uretse kuri Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo kuvuza ihoni bibujijwe. Ahantu hose ntabwo wagenda uri kuvuza amahoni, hari ahantu biba bibujijwe. Hehe? Ari ngo ku musigiti, ku rusengero, ku rutambiro, mbega ngo hafi y'ibitaro, sega ngo hafi y'ubuyobozi bwa polisi. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta kibazo cy'ukuri kirimo. Hano urabona ikibazo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ikibazo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko ikibazo cy'ukuri wari umaze kugitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Hari ikibazo cy'ukuri nta kindi ni B, hafi y'ibitaro. Kuvuza amahoni bibujijwe hafi y'ibitaro. Hari ukuntu ikinyabiziga kivuza ihoni uri na muzima ukumva hari ukuntu bigenze, ibaze noneho hafi y'ibitaro harimo n'abarwayi, ho biba bikabije. Niyo mpamvu hano duhisemo B, hafi y'ibitaro biba bibujijwe kuvuza amahoni. Hakunda ko hari biriya byapa bibuza bikubwira ko bibujijwe kuvuza amahoni, ariko nubwo utakihabona ukabona hari kiriya cyapa kiranga ko ugeze ku bitaro, ubujijwe kuvuza amahoni. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora igihe agize uruhare mu mpanuka yo mu muhanda aho ntawakomeretse ariko ibinyabiziga bikaba byateza icyago cyangwa byafunze umuhanda? Ese uba ugomba gukora iki ugize uruhare mu mpanuka yo mu muhanda ariko ntawakomeretse ariko ibinyabiziga byateza icyago cyangwa se byafunze umuhanda? Muri abayobozi b'ibinyabiziga ese muba mwakora iki? Ari aho gushushanya aho zagonganiye no kuzishyira ku ruhande, mbega ngo gukuramo abagenzi ugashyiraho icyapa cya mpande eshatu gitukura ku modoka. Se ngo gutegereza ko abapolisi bahagera mbere yo gukura ibinyabiziga mu muhanda, mu gihe kuri bari kutubwira ngo guhagarika ibindi binyabiziga kugeza ikibazo gikemutse mukabona kubikura mu muhanda. Hano urabona ikibazo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikibazo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano ikibazo cy'ukuri nta kindi ni A, gushushanya aho zagonganiye no kuzishyira ku ruhande. Kubera iki muba mushobora gushushanya aho zagonganiye? Ni ukugira ngo ababishinzwe nibahagera bamenye uwari uri mu makosa. Niyo mpamvu muhita mushushanya aho zagonganiye mukazishyira no ku ruhande kugira ngo mutabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo igihe umuyobozi w'ikinyabiziga agendera mu nzira y'icyerekezo kimwe akifuza gukata ibumoso yakora iki? Inzira y'icyerekezo kimwe murayibabwira ni wa muhanda winjiramo ukaba utemerewe ko wahindura icyerekezo ngo ukate usubire inyuma ukomeza imbere mpaka. None uba wakora iki? Ari ngo gutwara yegera umurongo wo hagati mu muhanda yerekeza ibumoso, mbega ngo gutwara yegera uruhande rw'iburyo bw'umuhanda. Se ngo gutwara yegera ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo gutwarira hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Hano urabona ikibazo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Umuyobozi w'ikinyabiziga uri mu muhanda w'icyerekezo kimwe ukifuza gukata ibumoso, ese wakora iki? Ndakeka ko ikibazo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndiza ku ikibazo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Ikibazo cy'ukuri nta kindi ni C, gutwara yegera ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. Kubera iki? Hano reka nkumvisha impamvu ibi bindi bitaba ibisubizo bya nyabyo. Abavuze ngo gutwara yegera umurongo wo hagati mu muhanda yerekeza ibumoso, kandi mu nzira y'icyerekezo kimwe nta murongo wo hagati mu muhanda uba urimo kubera ko nyine ni inzira y'icyerekezo kimwe. Mbega ngo gutwara yegera uruhande rw'iburyo bw'umuhanda kandi ari kugana ibumoso, nayo ntiyabayo. C nicyo cyisubizo cya nyacyo ugomba gutwara yegera ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. Na D wumva impamvu itaba igisubizo cya nyacyo, gutwarira hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri kandi ari inzira y'icyerekezo kimwe urimo. Niyo mpamvu na D itaba igisubizo cya nyacyo. Hano dufite igisubizo kimwe aricyo C, gutwara yegera ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ibinyabiziga berekanyije mu butumwa bishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500
Iyo bibaye bityo ibinyabiziga biherekeje mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje metero 50 z'uburebure, kandi hagati yayo hakaba byibura metero 50, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Murabizi ibinyabiziga iyo bigiye mu butumwa bikaba byatonda umurongo urenze metero 500 babigabanyamo amatsinda. Iryo tsinda riba rigomba kuba ritarengeje metero 50 n'umwanya uri hagati y'iryo tsinda riri imbere n'iri inyuma byibura ukaba metero 50. Ariko baratubwiye ngo hari ibinyabiziga byo ngo nubwo byaba birengeje metero 500 z'uburebure ngo ntibigabanywamo amatsinda. Ibihe? Hano ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Arangwa ibinyabiziga bya polisi birekeranyije. Mbega ngo ibinyabiziga by'abasirikare birekeranyije mu nsisiro. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga by'abapolisi biherekenyije ndetse n'ibinyabiziga by'abasirikare biherekenyije mu nsisiro, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro, iso cy'ukuri nta kindi ni B. Ibinyabiziga by'abasirikare biherekenyije mu nsisiro. Ibinyabiziga by'abasirikare ntibijya bigabanywamo amatsinda iyo biherekeranyije nubwo byaba bitonze umurongo urenze metero 500. Ndakeka ko waramaze kutamo B, ndizera ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko n'ikirambuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Kwibutsa gukanda subscribe kugira ngo isomo ryose nshyizeho, ikizami cyose nshyizeho, ikintu cyose postinze kiba cyagufasha ko wajya mu kizamura ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye uhita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma kirabaza ngo iyo umukumbi ugizwe n'amatungo maremare arenze 4 cyangwa amatungo magufi arenze 6 mu nzira nyabagendwa, iyo hatakibona neza ku buryo umuyobozi abona muri metero 200, ugomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Ese uyu mukumbi wacu ugomba kugaragazwa ku buhe buryo? Ntibishobora kubona neza muri metero 200 bitewe n'ukuntu ibihe bimeze. Ni nk'igihe cy'imvura hari nk'ibihu, cyangwa se ni igihe cy'izuba hari nk'umucucu mwinshi. Ugaragazwa ku buhe buryo? Arangwa itara ry'urumuri rwera cyangwa rusa n'icunga rishije imbere y'umukumbi, aho ni kuri A. B ikavuga ngo iki? B ngo itara ry'urumuri rutukura cyangwa umuhondo ritwawe inyuma y'umukumbi. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari igiso cy'ukuri, B ntabwo ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Utari wahisemo D n'ikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya uhita ugikora. Murabizi ibibazo n'ubundi babibaza bimeze neza gutya. Niyo mpamvu usigaye ubona gukora rimwe byabaye nk'umuco. Umuntu aba yarakanze subscribe, ikintu cyose nkiza akagera akibona akagikora. Yagira ikibazo akanyandikira cyangwa kwamamagara kugusobanurira ikibazo cyose waba wagize mwa bino bizamini byakozwe, ndagusobanurira ku buntu. Rero mu gihe wagize ikibazo ujye uhita unyandikire cyangwa umpamagare. Ni kuri 0789151626 mbigufashemo. Ndizera ko kino kizame dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkiza ujye uhita ukibonera ku gihe. Ukeneye kode twandike cyangwa uduhamagare. Ni kuri 0789351626 tugufashe ko na kode nziza. Ukeneye kwiga uri kureba bitagukunda guza twigane mu shuri, cyangwa ufite akazi katakunda guza twigane mu shuri, turakwigisha aho waba hose mu gihugu, kandi gukora rimwe niyo ntego yacu. Ikindi ukeneye ko twigisha mudasobwa, twandikire cyangwa uduhamagare. Ukeneye ko tugugura, twandikire cyangwa uduhamagare tuze tugugure turi kumwe. Umunsi umwe cyangwa ibiri undi ugenda ukore, uhita ukora rimwe uhita utsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abantu muri hafi gukora amahirwe masa.